ibihe byiza wakoze subscribe share and like kuri Tabaza TV 24 and Chapters TV. turi hehe ngo umunsi ndahara Umunsi turi ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo Kigali International Airport. ikibuga ariko no kubigike mu rubuga Ikibuga kirakeye, imodoka nyinshi, urujya n'uruza rw'abantu, umutekano mwiza cyane, mbega igihugu kiraryoshye. u Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri East Africa kidafite case ya Ebola n'imwe. Nta nimwe. Ahubwo ejo nari ndi muri Uganda Bagupimye bampimye twazengurutse East Africa ariko u Rwanda reba ukuntu u Rwanda ruri clean nta case nta kintu cyane. bavuze ngo ufite ikibazo uyu munsi ariko bashaka kumbaza Abantu benshi bari kwibaza ngo twajya tubona Itabaza ikorera muri headquarter ku cyicaro gikuru aho tuzababwira mu minsi iri imbere, ariko bashobora kuba bari kwibaza ngo ariko noneho Innocent na Bishop bagiye kera ku busa bageze kuri airport kugira bati twaje kujya gutera. ahangaha wibuke ko Imana yaguhamagariye muri porogaramu yitwa Diaspora Home Coming. Imana iguhamagara mu byo bita Come and See Go and Taste. Tuje kwakira abantu bamaze imyaka 14 bataragera mu Rwanda, baje gusura u Rwanda, baje kureba u Rwanda, n'abantu bavukiye hanze baje kureba u Rwanda. Urumva ari ikintu gikomeye cyane. Yego, abo bantu tuje kwakira n'abantu b'ingenzi cyane bamaze imyaka 14 batakandagira mu gihugu, ndetse banavukiye hanze n'ubwa mbere bageze mu gihugu cyacu. Bishop, urabona aba bantu bitega iki mu gihugu? Ahangaha mu Rwanda the country is green. Iyo bavuze ngo igihugu ni green, iki gihugu gifite ubuzima, ikirere, ibiryo byo kunywa, amahoro, kuryama, gusinzira, umwuka mwiza. Ni igihugu gifite amahoro udashobora gutekereza kano kanya. Rero aba bantu bitege kuruhuka neza, kumva bamerewe neza, gukira amavunane, dore ko sama yaje. Abantu iki ni igihe cyo kuruhuka, abanyeshuri benshi batangiye ibiruhuko. Urumva rero ni ikintu cyiza ku mu diaspora wese. Mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani hazaba hari ibirori bikomeye cyane. Ariko hari amakuru avuga ko mu kwezi kwa munani dushobora kwakira aba diaspora benshi mu Rwanda. Turimo turiga umushinga witwa Diaspora Home Coming. Biteganyijwe ko ari icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani. Yego. Niho iyo minsi izabiri, ama announcements, ama flyers n'ibindi bintu bizatangazwa very soon. Yego, turaba tuyiteguye ku Itabaza TV 24 ko bazajya bagera hano mu gihugu cyabo. Ndabona imodoka nziza cyane zo mu bwoko bwa VWT, imodoka zo mu bwoko bwa Volkswagen nyinshi cyane no mu Rwanda. Cyane ukongera kubwira abanyamahanga ko u Rwanda rumaze kugera full electric cars kubera ibibazo bya Iran na essence yazamutse. Ubu abantu benshi no baratwara full electric cars. Bishop, tukiri hano ku ngingo ya diaspora, aba diaspora benshi babeshywa ko mu Rwanda nta kigenda, mu Rwanda hatateye imbere, mu Rwanda nta mutekano uhari. Nkawe nk'umuntu uba muri diaspora umaze igihe unayikunda ugakunda n'igihugu cyawe, n'ubwo butuma wagenera abantu bakiri muri diaspora bashidikanya ko mu Rwanda nta terambere hari n'ibyiza bihari? Umuntu ushidikanya wese rega burya uramutumira akaza. Aramutumira kugira ngo abwire u Rwanda utararugeramo ntabwo babyumva. U Rwanda nyuma y'imyaka 32 tuvuye muri genocide yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwarabohowe, u Rwanda rumeze neza. Abanyamahanga buzuye i Kigali, bari muri za national park, bari mu bintu bikomeye byiza by'umutekano muzima. Umuntu utarahagera urumva ni nko kuvuga ngo Nyabugogo wasagute. Nyabugogo wasagute nyuma y'imyaka 32. Ibyo rero ni ibintu nabwira kumubwira no kureba izo video zica kuri YouTube ntago abyumva neza. Icyo twamubwira ahubwo twamuye propaganda, twamutumira akazaza. Yego. N'ubwo butumwa uri bugenere abantu bateganya gusura u Rwanda muri iyi mpeshyi? Nababwira ngo u Rwanda ku mutekano turi number 1, nta Ebola ihari, ikirere kimeze neza. U Rwanda rwaragwiteguye inama mpuzamahanga. Iyo bigeze kuri sama none aba ari umwihariko. Muri iyi sama hazaba harimo ama event menshi akomeye cyane. Tuzaba tunezerewe, tuzarya n'ibigori bireze n'ubunyobwa bureze, amatara, ikintu cyose ku mushaka gusura u Rwanda ni welcome cyane. Wenda twenda tugana ku musozo, hariya ku mugabane wa Amerika hari abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Barimo uwitwa Paul Rusesabagina, barimo uwitwa Turayishimiye Jean Paul, barimo uwitwa Gahima, barimo uwitwa David Himbara. Ni ku mugabane wa Amerika aho ngaho na za Canada. Ku mugabane w'Uburayi naho hari abandi benshi nka Musabyimana Gaspard. Bose ni abanyarwanda.
nk'ubwo nawe uri umunyarwanda nanjye nkaba umunyarwanda uri umunyarwanda avuye muri Amerika uza hano mu Rwanda urahashora usubira muri Amerika ubu turi kuvugana amagingo tuje kwakira umuryango wawe nawe uje gusura u Rwanda ko ntabwo waza n'umuryango wawe utizeye bari abanyarwanda bakiri mu buyobe none bakaba bari no kuyobya abandi nka Rusesabagina ni wowe ubutumwa wabagenera. Ikintu twabagenera ni kimwe bagomba kumenya ni uko batita abakongomani ntabwo bita abarundi ntabwo bita abanyakenya cyangwa abagande bita ko ari abanyarwanda no kuba bavuga ko barimo baraharanira cyangwa se bashaka u Rwanda no kurutaha ni uko u Rwanda barukunze. Ubwo rero najambo abwire ngo icyo nababwira icyiza ni ukuza mu mahoro naho kurwana byo kurwana ntibishoboka. Igihe cyo kurwana u Rwanda twarashoje turi mu gihe cy'amahoro ariko muzehe yaravuze His Excellency yaravuze ati iyo umuntu ashatse intambara natwe turayikora ati kandi twe ntabwo dutuma dusanga aho turi twe tumusangiye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bajye bamenya ko abana ba muzehe baba bari everywhere abaregeye nawe turi mu kazi wabonye umutekano dufite wo ku butaka wo mu mazi wo mu kirere. Rero abo bahora barwanira kuri TikTok no kuri YouTube bazaze live ariko ntabwo twebwe tuvuga ngo dushore iyo ntambara tubasabira no gutaha bakaza nabo bakunda u Rwanda rwose. Bishop iyo abantu bavuze ngo bakunda igihugu baragikunda tugikunda mu buryo butandukanye nabo bavuga ko bakivugira bacyadvocatinga abapadiri n'Imana bavuga ko bakunda igihugu ariko waba ukunda igihugu ukajya ku isonga mu kukivuga nabi? Oya ntabwo wakunda igihugu ugiye mu isonga kukivuga nabi cyangwa ugiye mu kumena amaraso oya. Niyo mpamvu nyine tuba tubita ko bayobye. Umuntu wese wemeye kuba inyeshyamba yaba yanze kuyoboka imihanda ya Nyabugogo meze. Ku Itabaza TV twemera ko dusiga intama 99 tukajya gushaka imwe yayobye. Ubwo rero za zindi zikiyobye zikiri muri diaspora zayobye rwose ni karibu. Amarembo arafunguye. Urare haranditse ngo abaza ngo arayivozi ngo arive nibigarukire rwose cyane. Igame barimo ntabwo izakunda cyane. Bishop reka tugushimire cyane. Asante sana. Bye bye.